Nshuti kandi bakunze bamenya n'imbanje kubasuhuza. Iki ni cyo kiganiro twumviramo ubumenyi bushya ku bintu bitandukanye bisanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tukumva icyo abanganirizi babivugaho, tukabijyana no kusanya tubizi. Bityo twunguka ubumenyi bushya, ariko natwe tukagira aho duhagarara. Tekereza, waba ufite ikizamini ejo, ukarara ijoro ryose wiga cyane, bugacya ukajya mu kizamini. Mu by'ukuri ufitiye icyizere kandi ko kuri mukuri, kubera ko ijoro ryose wiga, wagera mu kizamini ubwonko bwawe bukagutenguha, ugakorera ibyo wize wari unafashe mu mutwe rwose, ariko ubwonko bwawe buti nabyibagiwe. Njye nawe turiyumvishe neza uko wakwiyumva, wahangayika. Ubwonko bwacu butiteye ku mbaraga twashyize mu gufata neza amakuru tubuha, birangira habayeho kubereka kariya cyangwa se kariya kandi. Kwibagirwa igikorwa kibaho igihe ubwonko bwacu bunaniwe kutugarura amakuru twari twabikije nyuma y'igihe runaka. Mu by'ukuri iki ni igikorwa gisanzwe ku bwonko bwacu, ku buryo tutari dukwiye no kugitindaho, kubera ko hari ibintu bitandukanye dufata mu mutwe nyamara bitari ingenzi cyane, cyangwa se tutabiha agaciro kanini. Ibi ubwonko bwacu burabyibagirwa, ukibanda kuri bya bintu twaha agaciro kanini. Nyamara kwibagirwa bitangira kuba ikibazo iyo hari amakuru wari wafashe mu mutwe ndetse wanayaha agaciro kanini, nyamara bikarangira uyibagiwe. Nzi umuntu muba muri kuganira akubaza izina ryawe, hashira iminota ibiri ati harya wambwiye ko witwa nde? Nzi abantu benshi bagirwa cyane ku buryo bw'isezerano ry'uko ejo azagusura, ubundi bikarangirira aho. Ejo wamubaza uti ko wambeshye, ati nabyibagiwe. Sinshidikanya ko nawe ufite izindi ngero nyinshi kuri wowe cyangwa se ku bawe. Ni gute njye nawe twakwivura kwibagirwa? Nibyo koko ntitwakwibuka byose, ariko se bya bintu by'ingenzi mu buzima bwacu twanahaye agaciro kanini, twakoresha ubuhe buryo ngo tujye dufasha ubwonko bwacu kutabyibagirwa? Hari uburyo 8 bumeze ko bufasha mu kongerera ubwonko bwacu imbaraga zo kwibuka. Nubwo tugiye kuganira muri Menyanebi y'uyu munsi, twifashisha inyandiko dusanga ku rubuga Mayo Clinic, umutwe wayo ugira uti ibyakongerera ubwonko bwawe imbaraga zo kwibuka. Njye tugiye kubana ndi Biramahire Ibel, mbahaye ikaze. Uburyo bwa mbere ni gukora imyitozo ngororamubiri. Gukora imyitozo ngororamubiri ni uburyo bwiza bwagufasha kongerera ubwonko bwawe imbaraga zo kwibuka. Nubwo hari abatekereza ko imyitozo ngororamubiri ntaho ihuriye n'uburyo ubwonko bwacu bukora, ubushakashatsi bugaragaza ko imyitozo ngororamubiri mu buryo butandukanye bwayikorwamo, nko kwiruka, kunyonga igare, koga, gusimbuka umugozi n'ubundi buryo byongera itangwa ry'amaraso ku ngingo zitandukanye z'umubiri, harimo n'ubwonko bwacu. Ibi bigatuma ubwonko buhora bwiteguye ku buryo bufata neza amakuru yose tubuhaye, ntiwibagirwe vuba. Ariko se ni kenshi bingana icyo umuntu yakora imyitozo ngororamubiri? Ubushakashatsi busaba umuntu usanzwe adafite ikindi kibazo cy'ubuzima gukora imyitozo ngororamubiri byibuze iminota 30 buri munsi. Ubundi buryo ni ukora ibikorwa bisaba ubwonko bwawe gukora cyane. Gukora ibikorwa bisaba ubwonko bwawe gukora cyane n'ubundi buryo nabwo bwagufasha kongerera ubwonko bwawe imbaraga zo kwibuka. Nk'uko gukora imyitozo ngororamubiri bituma umubiri utera neza, naho gukora ibikorwa bisaba ubwonko bwawe gukora cyane bigufasha kuguma bumeze neza. Nubwo hari abashobora kudaha agaciro ibikorwa nko gusoma, gukina cyangwa se kuririmba, ubushakashatsi bugaragaza ko bene ibi bikorwa kimwe n'ibindi bisaba ubwonko bwacu gukora cyane ari ingenzi cyane mu gutuma ubwonko bwawe buguma bumeze neza ndetse bwiteguye gukora akazi katoroshye nko kubika amakuru igihe kirekire. Uburyo bwa gatatu ni ugusabana n'abandi bantu. Gufata umwanya wawe ugasabana n'abandi bantu ni ubundi buryo nabwo bwizewe bwo bwagufasha kongerera ubwonko bwawe imbaraga zo kwibuka. Nubwo hari abafata gusabana n'abandi nko guta umwanya cyangwa se igikorwa umuntu yagombye gukora igihe yabuze ikindi kintu akora, ubushakashatsi bugaragaza ko iyo usabana n'abandi bigabanyiriza umuhangayiko ndetse n'ibyago byo kuba warwara agahinda gakabije. Ibi byose bikaba ari ibibuza ubwonko bwawe kwibuka neza. Iyi niyo mpamvu ari ingenzi cyane gushyiraho umwanya muri gahunda zawe, ugahura n'abandi bantu, cyane cyane abo ukunda, inshuti cyangwa se abandi, cyane cyane niba usanzwe umara umwanya munini cyane uri wenyine. Ubundi buryo ni ukwirinda akajagari, ahubwo ukagira gahunda mu byo ukora. Kwirinda akajagari ahubwo ukagira gahunda mu byo ukora ni ubundi buryo nabwo byemezwa ko bwagufasha kongera ubwonko bwawe imbaraga zo kwibuka. Njye nawe tuzi uburyo twiriwe mu rugo byoroha kwibagirwa aho twakize ibintu iyo mu rugo hari akavuyo. Tuzi kandi uburyo kenshi twibagirwa igikorwa cyari kuba ku munsi runaka kubera ko nta gahunda twihaye ngo tugihuze n'ibindi bikorwa tuba dufite gukora. Mu kwirinda akajagari mu byo dukora, mu buryo bwakurinda kwibagirwa, ubushakashatsi butubwira ko kugira aho wandika biteganya gukora ku munsi runaka kandi ukahasura kenshi, ugenda ushyiraho akamenyetso ku gikorwa cyarangiye, ari umwe mu myitozo yagufasha kugira gahunda kandi bikakurinda kugira icyo wibagirwa mu byo uteganya cyangwa se wiyemeza gukora. Undi mwitozo ni ukugerageza gushyira ibyo utunze ku murongo ku buryo ubuzi ngo
kinyishyira hariya nawe kiriya nkagishyira hariya. Nzi umuntu niyo yaba atari mu rugo ukamubaza ngo radiyo iri he, akubwira ati ubusanzwe nyishyira ku meza bariho urebera. Uburyo bwa gatanu ni ukwirinda ibirangaza mu gihe hari amakuru y'ingenzi uri kwakira. Kwirinda ibyakurangaza mu gihe hari amakuru y'ingenzi uri kwakira n'ubundi buryo nubwo bw'ingenzi mu kuba bwagufasha kwirinda ko wayibagirwa. Nubwo hari benshi bumva bafite imbaraga zo gukora ibintu byinshi cyane icyarimwe, ukaba uri kumva ibi ngibi ariko uri no kumva biriya. Ubushakashatsi bugaragaza ko uko wakira amakuru amwe ariko hari ibindi bintu urangariyemo, bikongerera ibyago by'uko igihe wari kuyamarana utari wayibagirwa kigabanuka, wowe wabashije no kuyakira. Niba amakuru uri kwakira uzi neza ko ari ingenzi kuri wowe, uyabangikanye n'ibindi bintu, ahubwo yashyireho ibitekerezo byawe byose. Ibi bizatuma ukomeza kuyibuka igihe kirekire. Ubundi buryo ni ubuzi igikorwa kimwe n'ikindi bishobora kuba bifitanye isano. Ubuzi igikorwa kimwe n'ikindi bifitanye isano n'ubundi buryo nabwo bwemezwa ko bwakurinda kwibagirwa kimwe muri byo. Nk'urugero rworoshye, niba ukunda kwibagirwa urufunguzo ufunguza ku gikoni cyawe, bikaba bigora kurutandukanya n'urufungura ku cyumba cyawe, ushobora gushyira ibara runaka urufunguzo rufungura ku gikoni kugira ngo urutandukanye n'izindi. Nubigenza gutya, uzamenya ko kuba ririya bara riri kuri rufunguzo bidasobanuye ko ari urufunguzo rusa kuriya, ko ahubwo ari urufungure ku gikoni cyawe. Ibi wanabikora no ku zindi mfunguzo. Urundi rugero ni mu gihe waba ugorwa no kwibuka amazina y'abantu muhuye, ushobora guhuza izina ry'umuntu na kimwe mu byo wamubonyeho. Niba wundi wakubwiye ko yitwa Roza yari yambaye ishati y'iroze, ukabihuza gutyo, Roza yari yambaye ishati y'iroze, nushaka ku izina rye muri ako kanya uzibutswa nuko wafashe ko yambaye ishati y'iroze yitwa Roza. Ibi bizakurinda kwibagirwa vuba na nyuma y'uko mutandukanye. Uburyo bwa karindwi ni ugusinzira neza. Gusinzira neza n'ubundi buryo nabwo byemezwa ko bufasha mu kongerera ubwonko bwacu imbaraga zo kwibuka. Ni byiza ko wirinda icyatuma utabasha gusinzira neza cyose. Nubwo hari abavuga ko amasaha yose waryama ntacyo yahungabanya ku mikorere y'ubwonko bwawe, ubushakashatsi bugaragaza ko udasinzira neza kandi bihagije, ni ukuvuga ko utabasha kumara byibuze amasaha hagati ya 7 n'9 usinziriye, bigenda bigabanyiriza ubwonko bwawe imbaraga zo kwibuka. Ibi ni uko ubwonko bwaruhutse neza, buba bwiteguye kwakira no kugumana amakuru atandukanye buri bwakire. Uburyo bwa 8 ari nabwo tugiye gusorezaho ni ukuri indyo yuzuye. Kurya indyo yuzuye ni ubundi buryo nabwo bwizewe mu kuba bwagufasha kongera ubwonko bwawe imbaraga zo kwibuka. Kurya si igikorwa kigamije ngo twumve duhaze gusa, ahubwo ni igikorwa kivamo ibitunga ingingo zitandukanye z'umubiri wacu, harimo nyine n'ubwonko. Nubwo hari abashobora gutekereza ko ibyo warya byose bishobora gufasha ubwonko bwawe no bwakora neza, ubushakashatsi bugaragaza ko by'umwihariko indyo yuzuye kandi ikungahaye ku mbuto, imboga ndetse na poroteyine ari ingirakamaro mu kongerera ubwonko bwawe imbaraga, harimo n'ubushobozi bwo kwibuka. Ikindi ni uko ari na ngombwa gutekereza no ku byo kunywa. Burya kunywa amazi ahagije kandi buri munsi birinda ubwonko bwawe kuba bwananiwe imburagihe, bityo bukaguma bwiteguye kwakira ndetse no kugumana amakuru buri bwakire. Nyamara ariko kunywa inzoga nyinshi bibangamira ubushobozi bw'ubwonko bwacu mu kwakira no kugumana amakuru. Inshuti twabonye muri iki kiganiro, nimunyemerere dusoreze aha agace k'uyu munsi tuganiriye ku buryo 8 bwagufasha kongerera ubwonko bwawe imbaraga zo kwibuka. Ndizera ko ari cyo wungutse gishya, cyangwa se byose twavuzeho bikaba byahuzaga nuko nawe usanzwe ubigenza. Ndabashimiye, nawe utaha mu kandi gace.